hari igihe ufungura TikTok wagera kuri TikTok ugasanga video ufunguye ihise sakuza, wenda niba wari uri mu bantu cyangwa se ahandi hantu hatakwiye kuba hari urusaku bigahita bisakuza nyine bikakubangamira. Hari uburyo ushobora gusetinga TikTok yawe rero, wajya ufungura video ukajya uyifungura icecetse, wowe ukaza kuyishyiramo amajwi ari uko ubishaka. Nugera kuri TikTok rero uzaza hano hasi kuri profile yawe, nugera kuri profile yawe uzazamuka hano hejuru, numara kuzamuka hano hejuru uzaza hano hasi handitse settings and privacy. Nugera muri settings and privacy uzaza hano handitse Playback. Nujya kuri Playback uzabona hano handitse open TikTok on mute. Ubwo azaba hafunze, uzahafungura kuvuga ngo nujya ufungura TikTok urugero nka gutya, izajya iba iri mute, irimo ihicecetse. Noneho ukore kwa kantu hano hasi ube washyiramo amajwi.